cya Jihad. Yego. Icyo gihe witwa Semungu atanga ubuhamya bwa mbere yari yavuze ko yabonye screenshot ku muntu witwa Odette ujya postinga video z'urukozasoni, pornography, abakobwa barimo kwikinisha, yego, abagabo barimo kwikinisha. Usanga umukobwa umwe urimo kuvuga ikinyarwanda apana vuba ngo niza porno zo hanze, yego, witwa Odette abantu bamukurikira apostinga ama video y'abantu bavuga ikinyarwanda, yego. abenshi Semungu yavuze ko iyo post yayibonye witwa Odette, ariko ndashaka inshuti yari yanditseho Jihad. Yanditseho Jihad, yego. Hanyuma ubwo byari mu iburanwa rya detention. Ejo bundi rero ko Semungu bajya kuburana mu mizi, yego, yavuze ko ari ya Jihad ya postinze. Uri gucika, ari post ya Jihad ya postinze itariki 9, yego, itariki 9, yego, ukwa 11 z'ukwa 11, yego, umwaka wa 2025 saa nijoro, yego. Icyo gihe Semungu yari ari kumwe n'uwitwa Zinda. Yari ari kumwe n'uwitwa nde? Zinda, ariwe Sharoni. Zinda umwe nani Jihad yavugaga ko ajya mu guhostinga yambaye imyenda yo muri gym. Yego. Umwe nani umuntu bita Jihad yakegese akamugira umugabo. Yego, ndanabigarukaho ibyo gudo Jihad yarabivuze muti mu rukiko yabaye open avuga ibintu byose. Yewe ibaba we twagiye. Icyo gihe icyo gihe witwa Semungu yahise afata screenshot ayifatira kwa Zinda. Ayifatira kwa Zinda kuko bari kumwe mu kabari. Ayifatira kuri telefone ya Zinda. Kuko Semungu ntabwo ya followinganaga na ntuza na Jihad yari yamuborotse. Bari barashwanye, ndanabigarukaho Jihad yarabivuze. Yego. Urukiko Jihad rwose yavuze ibintu byose. Twagiye. Witwa ngo Semungu ngo nibwo yayohereje yambaye. Nibwo yari yagize ate? Iyo screenshot yayohereje yambano. Yego. Saa 8:44 nyine ubwo bayifataga iyo video. Onyumva? Icyo gihe rero uwitwa Jihad yireguye avuga ko icyambere umutangabuhamya cyangwa umuntu uri kumushinja ibyaha atamwemera, umuntu bafitanye ibibazo bya social media, aho ubwo Semungu yari arimo araburana kugira ngo bamuzane mu Rwanda. Wese yaburanaga adashaka kuza mu Rwanda, akaburana ashaka kujya South Africa, aho yavuze. Yego. Rero ntabwo numva ko umuntu ufitanye ibibazo muri short abantu bose barabizi ko tubifitanye. Yego. Ayo wari ukwiriye kumutangabuhamya wanjye. Yego. Ati ikindi iyo screenshot hano, yego, yanditseho Jihad ariko nta nimero yangiriho. Yego. Dufite umukinnyi w'umupira kapiteni w'Amavubi witwa Jihad. Hari n'abandi ba Jihad benshi bahari mu gihugu. Iki cyemeza ko ari njyewe ko na profile picture ko ntayigaragara, nta foto yangiriho, nta cyerekana ko ari njyewe. Niki kibyemeza? Ati kuri Semungu ntabwo mbyemera ko Semungu n'umuntu wandwanyije n'ikimenyimenyi ubwo bankatiraga gufunga iminsi 3 y'agateganyo. Yego. Yego. Uwitwa Semungu yakoze ibiganiro abikorana n'uwitwa Gasuku. Yishimira ifungwa ryanjye, bivuze ngo ni ibintu yari akeneye Eric Semungu. Yego. Tusi cyambere
n'umuntu twabanye mu nzu Eric Semuhungu yabanye na Jihad mu nzu ibyo wabubizi goko kamara urambaza niba nari nzi ko Semuhungu yabanye na Jihad mu nzu ntabwo babanye umwe yari umugore wundi barakunda yego umwe yari sheri wundi dufite amakimbirane ntabwo ariwe wakabaye aba ari kunshinza cyangwa ari umutangabuhamya yego inda uwo zinda noneho mwahinduye imvugo ari ukavuga Jihad uwo zinda n'umuntu twagiranye ibibazo ubwo yafungwaga akajyanwa muri rihabu kubera kunywa ibiyobyabwenge Yesu Kristo yabivuze urukiko abantu twari kumwe mu rukiko barabyumvisha ati no sinzi impamvu uruhuririkane cyangwa uko guhura kw'abo bantu babiri dufitanye ibibazo ari bo bande ari bo barimo baratanga ubuhamya kuri njyewe Yesu ati nta muntu umwe nigeze nohereza video groupe yanjye yitwa abashumu ponyonyo ibamo abantu 989 Saiba yaracekinze isanga nta video nigeze noherezamo hari uwayohereje kandi afite imyaka y'ubukure abibazwe ati nibwira ko ari ukwiye kubibazwa ntabwo nkwiriye kubazwa abantu 989 baba kuri groupe ya WhatsApp tutabana ubuzima bwa buri munsi tutirirwana tutararana ntazi ibyo bakora nta nakoze groupe ya WhatsApp yo kugira ngo sharing ibikorwa byanjye yego ntanga link mu magroupe agiye atandukanye ntabwo rero nzi gutotora ngo uyu nguyu afite ibico mibi ngo uyu nguyu yakora ibi ngo oya ntabwo nabishobora rwose nta icyo cyaha gishobora nshobora kubibazwa Jihad akivuga ayo magambo ahitarira ararira urukiko kabisa ikigabo kingana gute cyararije ararira nk'uruhinja abantu bari mu rukiko bari imyoza abandi bo muri abafamiliye be n'inshuti ze za hafi zirarira nabo bararira kubona umugabo ari kurira uretse gato tuzi Jihad avuza agatwenga aseka kumubona arira yarasate Jihad ni umuntu wamajije kwiyakira yego ubuzima bwaramugoye ageze hariya kuko hari n'agapapuro kariho nimero ze abantu bakeneye kumufasha nyabo muze kugapostinga umunyamakuru yagahaye abantu bashaka kumugurira amata abantu bashaka kugira icyo bamufasha bakwiye kumufata ariko nawe ubonye ibintu ubonye ukuntu urubanza rwari rumeze nawe warira yararize ngo cyane rwose nari nicaye aho ngaho nari ndimo aho ngaho amarangamutima nanjye aramfata nanjye ndarira ariko ngo gwiki urumva kubona umuntu w'umugabo arira nawe waraturitse urarira nyine reka nkubwire gadufa tubonye uzi ko bamwe mu bantu bari strong bagira morale yego amagambo yagiye atangaza uburyo yagiye donc ni umuntu uri strong udashobora kugendera uruta